data twese uri mu ijoro, imana y'imbaraga nyinshi, imana idukunda, imana itubereye maso, imana irwanikanisha, nshuti nziza, umurengezi w'ubugingo bwacu, turagushimiye amasaha nk'aya ngaya, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, uri umwami mwiza, uri umurengezi w'ubugingo bwacu, kugira neza bugacya bukira. Haleluya. Ineza yawe ntirondoreka, imana ishimwe. Abajakazi bawe turagushimiye kuri aya masaha, tugushimiye ko watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, turagushimiye ko imana yaturinze ikanaturindira, turagushimiye kubwo warinze igihugu cyacu. Mwami icyubahiro n'icyawe mukunzi mwiza, abantu wirongeye mu bise by'amaraso yawe, turagushimiye nshuti nziza, turagushimiye mubyeyi mwiza, mugongo mugari uduhetse, turagushimiye ko watwimanye. Haleluya. Turagushimiye uburinzi bwawe bukomeye, warinze abagabo n'abagore, urinda abakobwa n'abasore, urinda abana batoya. Nushimwe mukunzi mwiza, warahabaye witeka nyiringabo imana. Kubw'aya masanya kubaho imana dutambye igitambo cy'uko turi amahoro, icyubahiro n'icyawe mukunzi mwiza. Tugezera ku mwanya mwiza ku Cyizere TV, tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rirahindura ibyanze guhinduka, ijambo ry'Imana rirakiza, ijambo ry'Imana ribeshaho, ijambo ry'Imana rica inzoro zitari. Haleluya. Imana ishimwe. Reka ugiye kurivuga ntabari we, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi n'abateze amatwi ijambo ry'Imana, reka Uwiteka nyiringabo imana ubahe kumva no kumvira, ntibice mu gutwi kumwe ngo bisohokere mu kundi, ahubwo ubahe kubikomeza ku nkingi z'imitima yabo, mu izina rya Yesu Kristo. Urivuga avugishijwe nawe, mu izina rya Yesu. Akibumbura akanwa ke, reka arangurure wivugire, kuko ntabwo azi iki iyi mitima iteraniye muri iri teraniro ikikeneye, ariko wowe rata Yesu kuko uri bamenya, ni wowe ubizi, ni wowe ubizi icyo imitima ikennye, ni wowe uzi icyo imitima ishaka, ni wowe uzi uko iyi mitima imeze. Mu izina rya Yesu Kristo, reka ijambo ryawe rikora imirimo n'ibitangaza, reka ijambo ryawe rigende rireme, reka ijambo ryawe rigende rihindura ibyanze guhinduka, reka ijambo ryawe rigende rikore ku murwayi, reka ijambo ryawe rigende rikore ku mufite umutima ubabaye. Mwami Yesu, ijambo ryawe ryomora inguma. Urakoze ro mukunzi mwiza. Tugiye kumva ijambo, reka umwuka wera yurukire muri iri teraniro, tumugize uwa mbere. Waha ikaze na karibu. Icyo twirukanye n'imyuka mibi, imbaraga z'umwijima, imbaraga z'ikuzimu, dufashe miri, duhamagaye ubwami bw'Imana nibuze muri iri teraniro, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Uwiteka nyiringabo imana, reka ijambo ryawe rikora icyo wagombye gukora, mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bose baduteze amatwi ku Cyizere TV, reka bahabwe umugisha nawe, ndetse na kameramani ahabwe umugisha nawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Baha ikaze rero abantu mwese murimo kutwumva ku Cyizere TV. Amazina yanjye ni yayandi, ni Muhongerwa Grace. Ndi umubyeyi ushima Imana, ibindi Yesu aduhana umugisha. Ndi kumwe na mwene data, ugiye kutubwira ijambo ry'Imana. ngo ha ikaze. Urakoze cyane kumpa ikaze. Yego. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turasoma ni Abami ba mbere, ni igice cya 18, turahera ku murongo wa 36 tugere kwa 39. Amen. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yari mu ruhavu yose. Maze abantu bose babibonye
bikubita hasi bubamye baravuga bati uwiteka niwe mana, uwiteka niwe mana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amazina yanjye rero ni Mutuyimana Rachel, nkaba ndi umubyeyi ushima Imana. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Tugiye kuganira kuri iri jambo twasomye mu Bami ba mbere ibice 18 kwereye ku murongo wa 36 kugera ku wa 39. Inkuru z'uyu mugabo Eliya, uyu muhanuzi, ngira ngo murazizi. Uburyo we yageze ahantu kwa Ahabu, ahasanga ibigirwamana, asanga basengaga izindi mana, ngo bari abahanuzi ba Bali. Icyo kigirwamana cyitwaga Bali. Abibonye kubw'ishyaka yagiriraga Uwiteka, kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana, yumva we agize ifuhe muri we. Aravuga ati ibi bintu ntago nabyihanganira, ntabwo muri Isiraheli hagomba kwimikwa indi mana. Imana yacu ishimwe. Arangije aravuga, ubundi yaragiye ngo yishe n'abahanuzi ba Bali, Bali cyangwa Bayali. Arangije rero we aravuga ati oya, ibi ntago nshobora kubyihanganira. Arangije ngo azamuka umusozi wa Karumeli, atumira abo bahanuzi ngo bazamukane kuri uwo musozi wa Karumeli. Arangije agezeyo ngo bari bagiye gutamba ibitambo. Ariko Uwiteka we, Imana igishyigikira ubwoko bwayo. Amaze kugerayo rero, turi kugenda twihuta kuko ntago twavuga ijambo kurindi, ni birebire cyane, muzasoma iki gice cya 18 cyose. Arangije amaze kugerayo arababwira ati rero ikintu tugomba gukora, ngaho mwebwe nimubanze mutambe igitambo. Yabwiraga abahanuzi ba Bali. Barangije ngo baratamba igitambo, ariko imana zabo ntizavuga. Imana zabo ntizivuga, ntizumva, ntizikora. Eliya ngo arababwira ngo ubwo turi kugenda twihuta kugira ngo tugere ku ijambo nyamukuru. Ubundi turashaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo uyu munsi bimenyekane ko Imana ari Imana, ko ari Imana ishobora byose. Haleluya. Ko ari Imana ivuga bikaba, Imana ishimwe, ko ari Imana itegeka, yego, kuri Imana ikinga ntihagire ukingura. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu munsi bimenyekane ku muntu wese uduteze amatwi, ku Cyizere TV, yego, ku kibazo cyose waba ufite, uyu munsi bimenyekane. Haleluya. Uyu mugabo rero Eliya, uyu muhanuzi, arangije arababwira ati rero nimwe mugiye kubanza, njyewe ndaza gutambira Imana yanjye nyuma. Arangije ngo baratamba we, barangije ngo Imana yanga kuvuga. Arabwira ati rega nimwicyabagure, ahari nibwiri bwumve. Imana ntiyumva. Arabihorera biranga pe, Imana ntiyabumva. Arangije arababwira ati bigeze ku isaha ya 9, arabwira ati mwigireyo none ngewe ngiye Imana nyamana, Imana itegeka bikaba, Imana ivuga bigakomera. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Arababwira ati rega twebwe dufite Imana itari sekamana. Haleluya. Dufite Imana itagisaza, dufite Imana nyamana. Haleluya. Imana ikora imirimo n'ibitangaza bikagaragara. Imana yacu himba, Imana ikora idasabye inkunga. Haleluya. Imana ishimwe. Imana idasaza ngo yitwaza akabandosha. Ariko mana, ariko ikintu cyantangaje ngo bazanye inkwi arazipanga neza nk'uko babaga bagiye gutamba igitambo. Arababwira ati noneho muzana amazi musukemo, noneho ngewe bereke uko ibintu bikorwa, bereke ukuntu twebwe dufite Imana itangaje. Imana yacu ishimwe. Amazi barasuka we, barasuka mbese birajandama. Arangije arabwira ati mwigireyo mwese, mwigireyo mugiye kubereka Imana yacu. Haleluya. Imana ishimwe. Arangije ngo aravuga ngo Uwiteka Mana ya Isiraheli, Mana ya Aburahamu, haleluya, Imana ya Isaka, ngo uyu munsi bimenyekane ngo kandi bigaragare kuri Imana nyamana.
ikintu cyanangaje rero ngo ako kanya umuriro waturutse mu ijuru, haleluya, ngo utwika igitambo kirashya, ngo abantu bose bikubita hasi bubamye, ngo baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, haleluya. Umuntu uri kutwumva ku Cyizere TV, haleluya, turagira ngo tugutangarize ko dufite Imana nyamana. Uzi ko n'abahanuzi ba Bayali bose bahise bikubita hasi bubamye, bahise bubaririra Uwiteka, baravuga ati Uwiteka niwe Mana, nta yindi Mana iri muri Isiraheli, nta yindi Mana iri mu gihugu cy'u Rwanda, ni Imana nyamana, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, haleluya. Imana ishimwe, ngo uyu munsi bimenyekane mu bibazo ufite byose, uyu munsi bimenyekane, haleluya. Wowe wari ufite ikibazo cy'uko bakuroga, wowe wari ufite abanzi benshi, uyu munsi abo banzi bamenye ko uri Imana nyamana, ko hari Imana hari Imana ihindura ibintu, hari Imana ihindura amateka. Bakubonaga uri umukene inyuma y'abandi bose, ariko uyu munsi Uwiteka kwigaragarize, ngabone ko Imana isobanutse. Ubundi dusenga iyi Imana idahindura ibintu, ubundi twaba tuyikurikira nta hantu twaba turi kujya, ariko impamvu tuyikurikira nuko hari ibyo twabonye, hari ibyo igenda ihindura, hari ibyo igenda ikora, haleluya. Imana ihindura amateka sha, Imana ihindura ubuzima sha, irahindura. Imana igabira abashonje, Imana yambika, Imana itanga akazi, haleluya. Imana ibeshaho muri uyu mujyi wa Kigali, haleluya. Ibyo byose ni ibihamya, ikora igitangaza kivugira, haleluya. Abantu bose bavuge ko usenga Imana nyamana, iyi Imana itwigaragarize, uyu munsi yitamurure ku buzima bwawe, uyu munsi bimenyekane ko wasenze Imana, haleluya. Bimenyekane ko wasenze Imana ikora, Imana ishimwe, haleluya. Bareke kujya bafata ijambo ku bantu basenga, ngo mbese bariya basenga iki kwidahindura, ariko uyu munsi bimenyekane. Wowe wabuze urubyaro umaze imyaka 15 utabyara, uyu munsi bimenyekane ko wasenze Imana, haleluya. Wowe barakuzinze, barakuroze, bakugize gute, uyu munsi bimenyekane ko ari Imana izingura, Imana ishimwe, haleluya. Bimenyekane ko ari Imana ibohora, yego, haleluya. Imana ishimwe, bimenyekane ko ari Imana ikura ku gisasiro, haleluya. Wari umaze igihe kirekire ufite uburwayi, uhora mu nzu warazingamye, ariko uyu munsi bimenyekane Uwiteka guhagurutse kuri ubwo buriri, Imana ishimwe, haleluya. Imana ihabwa icyubahiro, uyu munsi igere mu bitaro bimenyekane, yego, igere ku babyeyi bari mu rwerero bimenyekane, Imana ishimwe, haleluya. Igere ku bakobwa bimenyekane, yego, igere ku basore bimenyekane, igere ku bagabo n'abagore bimenyekane, yego, igere mu ngo, haleluya, bimenyekane. Wari ufite urugo, buri gihe wahoraga wumva rukuzengereje, wumvaga ugiye no kurusohokamo, wowe wari ugiye gusohoka mu rugo, uyu munsi bimenyekane ko ari Imana nyamana ihindura ibintu mu rugo rwawe, Imana ishimwe, haleluya. Twababwiraga iyi Imana ihindura ibintu, uyu munsi bimenyekane, kandi abantu bose bikubite hasi bubamye, bavuge ngo Uwiteka niwe Mana, haleluya. Imana ishimwe cyane, ni ukuri nibyo twababwiraga. Nimuhabwe umugisha n'Uwiteka, reka dusenge Imana. Uri Imana nziza, uri Imana nyamana, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana itegeka bikaba, uri Imana ivuga bigakomera, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Uyu munsi turi imbere yawe, turaguhamagaye Uwiteka we, uyu munsi nibimenyekane, uyu munsi nibigaragare kuri Imana nyamana. Hari ibyadufasheho ijambo, hari ibyadusuzuguye, ariko Uwiteka Nyiringabo, nyemerera muri aka kanya niwigaragaza Uwiteka we. Umuntu wese uri kutwumva ku Cyizere TV, numwigaragarize, bimenyekane kuri Imana nyamana, urema amashimwe yivugira mu izina rya Yesu. Mana, icyubahiro kibi cyawe. Urakoze mukunzi mwiza, ngo komeza ubane natwe, turakwiragije Uwiteka Nyiringabo, izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kubyumvise rero, tubisabye twizeye izina ryawe ryera Yesu, amen.